ndabasuje mwe mukurikiye cyangwa ni voice channel YouTube yacu. Ndagira ngo mbakomeze mbashimire ukuntu mugenda mutwereka urukundo mukora subscribe share angandi kumwe n'umusore wanjye cyangwa neza se bro. So tugiye kuganira ku kibazo kiri hagati y'abanyamakuru na Fannta, sibyo? Abanyamakuru bati indirimbo za Fannta n'Urwenya. Fannta akavuga ati ngiye muziki wanjye nkora urihariye, sibyo? Urihariye ni muri system yanjye. Ni style yo yihari. Ni style yanjye yihari. Ese nawe koko cyangwe ubona koko indirimbo za Fannta ari Urwenya? Zira ndirimbo za Fannta rero ku ruhande rumwe bamwe zibabera Urwenya pe, sibyo? Kuko hari nk'utubora atangiza mu ndirimbo ze, man nyine ukumva ko ni comedian tu. Ni comedian ariko finally nyine birangira yatangiye kugwa muri beat fresh nyine ukumva ko ya style nyine no bihera biba style ye. Ariko nyine nanjye nje mbibara ko harimo akantu k'akarwenya gakeya. Nubwo se boro za Fannta zirakoma mane zigira ama M views mane, ariko ni ya style ye karitirimo abandi batazi nyine gutangiza zira boro zimeze nka comedian. So cyangwa ati nawe arimo akantu k'Urwenya. Mu by'ukuri ngewe ntago na blaming Fannta ngakora indirimbo z'Urwenya, ko iza ndirimbo zirafasha Imana, zirabyinitse, ziri hit baragiye barazikunda Imana, akoze za power, akora za gute none se mani impamvu mwaje kuvuga ngo n'Urwenya nuko yishyiramo tuntu video ziwe, akoresha video z'abantu basikeje nawe yakora video. Ese reka dufate ko yaza kuba nkanuza nka ya mpano ukora ama audio gusa, sibyo? Wenda muri no message kugenda nyuzamo agakora video, yaza kuba yikorera zira ndirimbo adashizemo video z'Urwenya, mwari kuvuga koko video ziwe ari Urwenya? Fannta yaza kuba adakora video akora zira audio gusa, ari kuriya gusa, mwari kuvuga ko zira ndirimbo ari Urwenya? Twe kuvuga ko no irari ni style itarigize nabaho yo gufata comedian ukazizana audio. Oya sibyo, ngambwira urumva, ngambwira ubwawe sibyo, mbwira tuve muri video, mbwira indirimbo z'igitero ziri comedian nzi, mbwira indirimbo basi iri comedian utayirebye kuri video, utayirebye kuri za Fannta se za Fannta. We ravuga ati yafashe Urwenya rushyira muri audio, sibyo? Mbwira hano hari Urwenya ukoresheje audio udashyizemo video. Like reba nkara haboro ngo arakabora avuga ngo haraboro ngo nkakura abakasa abantu ngo ufite body, ngo ufite body ariko ngo nago aburara, ngo nyine zira boro buryo nyine azishyira muri beat ye nyine kuzikora nibwo nyine wumva ngo je nago naba kanyamaswa nyine boro gaziriya. Bira bintu bibaho mani kuba wafata, sibyo? Bira bintu bibaho kuba wafata ijambo ryavuzwe n'umustar cyangwa se undi muntu runaka akaritangiza mu ndirimbo, sibyo? No kuri aryadinga muri muri boro ye muri beat ukagwa muri beat. Oya nibyo bigusetsa kuri boro itari noneho arishyiramo ugasanga none yarishyize nko hagati mu ndirimbo, agakora igitero yagira hagati ku boro agataterekamo nyine ukumva uryo kagiyemo kuno wese kajyamo bikagusetsa man. Okay, biragusetsa. Ese cyangwa rikamubaza zira boro za Fannta nyo kuziramba nasetsa napfuye. Oya ngo hari abantu je numvishe ko hari abantu ngo batumva indirimbo ahubwo birebera video ntago bumva indirimbo ngo za Fannta ahubwo birebera video, bityo ngo bitewe n'ukuntu video ziba zisekeje, sibyo? Ugasanga nta n'ikintu atoyemo ahubwo yitoyemo twaturirize, sibyo? Ariko ngewe sibyo, ku giti cyanjye ngenda hamwe yuko Fannta baramutse bamuhaye stage bro, bakamuha stage bro, yayishwanyaguza yayikubita bro, sibyo? Fannta indirimbo ziwe zirazwi bro, kandi tuba dukeneye umuntu ufite indirimbo zizwi n'abantu urabihakana ngo gute gufite nyashi udafite kashi ize mama, sibyo? Ndahamya yuko indirimbo man nge ubwanjye ku giti cyanjye Fannta yakuzuza cyangwa se yanyeganyeza arena. Ntabwo byemera bro. Fannta ari nashaka kuyinyeganyeza urumva, ukwanze yanayica ahubwo yayisetsa yayisetsa nabonye stage yakoze yayisetsa ntago yayisetsa man, ahubwo wabanza kamanga nko muri Gen Z, nko muri Gen comedy harano yabica. Nge nabonye man, nge nabonye yakoze performance kuri Root Foundation, sibyo? Man abafana bose gute ufite zira boro za Fannta
urabona nk'iyo dufite show muri Big Arena abazamo aba Gen Z abantu bakuru abantu nyine batandukanye ingeri zitandukanye zira banga ze nyine abantu bari mix nyine urubyiruko n'abantu bakuru nyine bose bakenjenga bakakabyina cyangwa yabasetsa oya bro ntago yabasetsa ahubwo yakora ibintu bya dance sibyo nose rafata niba harimo abantu bakuru utanze barimo Gen Z sibyo harimo abantu bakuru nose ko Bruce Melody akubita akanyafu nango nzakubita ikinyafu ngo azanda gutoresha abantu bakuru babumva kanuka kakanyafu bakumva oya kanuka kanyafu bro sibyo mu byukuri ngewe ikintu nsabira Fanta sibyo abanyarwanda babyumve n'abanyamakuru babyumve n'abantu bashinzwe gutegura ibitaramo mu Rwanda babyumve bagerageze bahereza umwanya Fanta urebe ikintu ngadukorera bro dukubite banga ako nawe nabanza bisabe bro ikintu ugera buranze ukakirwanira nabisabe aze bagira ngabe nka Binovia asagenda kukame bro Binovia arakabije ariko nyine ari ukuboro nyine ari ukuntu umuntu abagiye gutegura wenda ibyo bitaramo urabona nkura musani The Ben ko yaragiye ategura The New Year Groove yagiye kwitegura abona hari ukuntu team ari gutegurana igitaramo hari ukuntu nyine baba bareba ku mpande bakareba wenda ama comment y'abantu bisanzwe bavuga wenda urabona nka kuri ya mpano yagiyemo urabona baramusabiye urabona gisa cy'inganzu nyine baragenda barakora na Fanta zira boro ira style akoraye iri new bro iri unique byataye ariko ira style nagerageze avuge ira style ize kwirembo mana ikure mu bintu by'ibikayi bore irakora so guys dusoza ngiye ikintu nakwisabira itangazamakuru cyangwa se abantu bashinzwe gutegura ibitaramo bagerageze bahereza umwanya Fanta ubundi adukorera ikintu kuko ni ibintu twishyizemo ku indirimbo za Fanta ari urwenya kandi koko ntago ari urwenya sibyo nukwera ko akoresha zira video ira niyo system ye cyangwa se umuvuno niyo unique so guys mbashimire kuba mukomeza kudukurikira kuri Cyangwe and Voice channel ciao